Inkuru y'akababaro. Padiri mukuru wa Paruwasi ya Kirambi yitabye Imana. Diyoseze Gatolika ya Gikongoro yatangaje ko Padiri mukuru wa Paruwasi ya Kirambi Bernard Kiyoribona yitabye Imana kuri iki cyumweru tariki 19 Mata 2026 azize uburwayi. Ibi byatangajwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Diyoseze Gatolika ya Gikongoro rishyirwaho umukono na Musenyeri Eugene Dushimurukundo, igisonga cy'Episcopi wa Diyoseze ya Gikongoro. Mu butumwa bukubiye muri iryo tangazo, Musenyeri Celestin Hakizimana, Umwepisikopi wa Diyoseze Gatolika ya Gikongoro, yavuze ko afatanyije n'umuryango nyakwigendera Padiri Bernard bakababazwa no kumenyesha abakristo n'abandi bose inkuru y'akababaro y'urupfu rwe. Itangazo rigaragaza ko Padiri Bernard Kiyoribona yaguye mu bitaro bikuru bya kaminuza bya Butare CHUB aho yari kwitabwaho n'abaganga. Diyoseze yatangaje ko urupfu rwe rwatewe n'uburwayi yaramaranye igihe nubwo atatangajwe ubwo burwayi. Urupfu rwe rwakiriwe nk'inkuru ibabaje mu bakristo ba Diyoseze Gatolika ya Gikongoro no mu bandi bamumenye, cyane cyane abakoranye no mu bikorwa by'igezabutumwa n'ubuyobozi bwa Kiliziya. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku 19 Mata 2026, ubuyobozi bwa Diyoseze ya Gikongoro bwavuze ko gahunda yo gusezera bwa nyuma no kumushyingura izamenyeshwa muri iri tangazo. Ibi bivuze ko abakristo n'abandi bifuza kwifatanya n'umuryango we mu kumusezera bazategereza andi makuru ku gihe n'aho umuhango uzabera. Diyoseze Gatolika ya Gikongoro yasabye abakristo, abapadiri, abegura Imana ndetse n'inshuti za Padiri Bernard Kiyoribona gukomeza kwifatanya n'umuryango we muri ibihe bikomeye by'akababaro. Mu butumwa bwayo, Diyoseze yasoje ivuga amagambo asanzwe akoreshwa mu Kiliziya Gatolika mu gihe cy'urupfu agira ati: "Nyagasani amperuko ridashira." Nubwo itangazo ritavuze byinshi ku mateka y'umupadiri, urupfu rwe rufashwe nk'igihombo gikomeye ku murimo wa Kiliziya, kuko abapadiri bagira uruhare rukomeye mu gufasha abakristo mu by'iyobokamana, mu bikorwa by'urukundo no mu kubaka umuryango mugari w'iyobokamana. Twifurije intore ya Nyagasani kugira uruko ridashira no kwakirwa n'Imana mu bwami bwayo. Nawe kandi n'abakristo muri rusange tubifurije gukomera muri ibi bihe bitoroshye.